Ndagusuhuje wowe urimo kunyumva aka kanya. Ngewe ugusuhuza nitwa 2MC. Iki ni ikiganiro impamba y'ubwenge. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku magambo y'ubwenge, tunareba ubusobanuro bwayo n'ingero zayo uburyo bwumvikana. Icyo tugamije cyangwa se intego nyamukuru ni ukwiga uko twakubaka ubuzima bwacu n'ubw'abandi kugira ngo dutere imbere. Reka ngire ngo mbahe ikaze mu kiganiro impamba y'ubwenge. Ngira ngo mbibutse gusharinga icyo kiganiro no kwibuka gukanda kuri iyo nzogera. Reka dukomeze. Ijambo rya mbere ndagira ngo wumve neza witonze. Ugomba kumenya ko kwicisha bugufi ari byo bigufungurira imiryango y'ibyiza. Umuntu wese wicisha bugufi ahabwa amahirwe yo kwigishwa ndetse no gufashwa. Igituma ahabwa ibyo byose ni uko imyitwarire yiwe ituma abantu bamukunda bakanamwishimira. Reka dufate urugero nko mu kazi. Umusore wicisha bugufi asabwa kugirwa inama kenshi kugira ngo abone uburyo cyangwa se impamvu yo kugera ku rwego rwo hejuru mu kazi. Ijambo rya kabiri, ugomba kumenya ko buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Icyo nakubwira, ntukagegeze kwihutisha ibintu mu gihe kidakwiye, ahubwo menya ko buri kintu cyose kigira igihe cyo kubaho mu gihe cyiza. Reka dufate urugero nk'umuntu ushaka kunyura inzira y'ubusamo cyangwa se kubona amafaranga byihuse. Umuntu ashobora kwishora mu bikorwa by'uburiganya nk'ubwambuzi cyangwa se ubujura. Ibyo byose bikamushyira mu kaga ko guhura n'inzego z'ubuyobozi nyuma. Rero icyo nakomeza kukubwira ni uko udakwiriye kwihutisha ibihe, ahubwo ukumva yuko buri kintu cyose gifite igihe kizaberaho. Gatatu, iyo ukunze ibintu ukora nibyo bikuzanira umusaruro. Iyo ukora ibintu byawe bifitiye urukundo, ntuharanira umusaruro gusa, ahubwo wishimira n'inzira unyuramo. Bityo rero n'ibikorwa byawe bikaba byiza. Ufata urugero ku muhanzi ukunda umuziki n'ibyo akora, ahora ashyira umutima ku bihangano bye. Ibyo byose bikamufasha guhanga ibintu biramba. Icya kane, kwemera amakosa yawe ni intambwe yo gukosorwa. Iyo wemera amakosa asubiremo, uba uri kwerekana ubushake bwo kwiyubaka no kugera ku byiza birambye. Reka dufate urugero mu kazi. Umuyobozi mu kazi iyo afashe icyemezo kitari cyo kandi akagisabira imbabazi, icyo gihe aba yongeye icyizere mu bakozi be. Ijambo rya gatanu, guca bugufi ntibivuze gucika intege. Mbaho urugero nko ku muyobozi. Umuyobozi uca bugufi yumva inama z'abandi kandi akamenya guhindura imyanzuro mu gihe bibaye ngombwa. Mu rya gatandatu, imbaraga zo guhindura ubuzima bwawe zihera mu byo utekereza, byo wibwira n'ibyo uha agaciro. Ibitekerezo byawe bigira uruhare mu buryo uzitwara mu buzima bwawe. Mbaho urugero nko ku munyeshuri. Umunyeshuri yatekereje ikizamini aba agomba no kwitegura ko azagitsinda neza, ariko umunyeshuri utariteguye neza nta kabuza nge numva azatsindwa. Ijambo rya karindwi, ubwenge nyakuri buva mu kumenya ibyo uzi n'ibyo utazi, kuko umuntu w'umuhanga ntabwo aba azi byose, ahubwo umuhanga ni wa wundi wemera ko hari ibyo atazi agashaka uko abimenya. Nk'urugero nk'umukozi mu kazi, iyo agerageje kumenya icyo kwiga gishya, uwo mukozi nta kabuza niwe utanga umusaruro mwinshi mu kazi kurusha wa wundi mu kazi wumva ko azi byose. Ijambo rya munani, umugisha w'ukuri uhera mu kugira abandi neza. Iyo ugiriye abandi neza, ya neza wabagiriye irakugarukira mu buryo butandukanye. Ba bantu wagiye ugirira neza ubafasha mu buryo butandukanye, nibo batangira kugutangira ubuhamya ndetse bakagira n'ishyaka ryo kugufasha. Dufate urugero ku mucuruzi. Umucuruzi ugabanyiriza bagenzi be bacuruzi ibiciro, aba yunguka abandi bakiriya benshi kuko bose bamufatiye runini. Ijambo rya kenda, kubana n'abandi neza ni ubuhanga buruta ubwo mu ishuri. Ushobora kuba warize cyane amashuri menshi, ariko nimba udashoboye kumenya uko witwara muri sosiyete, icyo gihe ntacyo uba umaze. Reka mbaho urugero nk'umunyamuryango uvugana cyangwa se akabana n'abandi neza, agira amahirwe yo kuba yatorwa mu nzego zitandukanye. Ijambo rya cumi ari naryo jambo ducumbikiyeho uyu munsi, ugomba kumenya ko ubuzima bwiza burangwa no guhitamo neza buri munsi. Ibyemezo cyangwa se imyanzuro ufata uyu munsi bizagira uruhare runini rw'ukuntu uzaba umeze mu gihe kizaza. Reka mbonereho no kugushimira wowe twabanye muri iki kiganiro, mubwira tugire umunsi mwiza. Boneraho no kukwibutsa gukanda subscribe no gutanga comment no gukanda like muri iki kiganiro kugira ngo dukomeze dutere imbere. Wibuke no kugisharinga kuri bagenzi bawe. Ndagushimiye.